Hey guys, turabamukije neza cyane bakunze dusoma ibiri kufisha. Kuri uyu munsi twagira ngo tuganirire hamwe imishinga cyangwa se imishinga karundura, imishinga idasanzwe, imishinga ihambaye y'igihugu cy'Uburusiya kiri gufatanyamo n'ibihugu bya Afurika kugeza kano kanya. Aha rero iyo urebye mu rwego rw'imifatanyirize, ibihugu byinshi bya Afurika byakunze bibaho mu kwaha kw'iki kw'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika. Gusa kugeza kano kanya urebye mu buryo bw'ubufatanye cyangwa se mu buryo bw'imikoranire, hari uburyo bw'uko ibihugu bya Afurika bisigaye bikunda kugaragaza ko birimo biratanga isura nziza cyangwa se birimo biragenda biba ibihugu bisa nkaho bigaragaza kwigenga no gusa nkaho bigenda byerekana ko nubwo ubwigenge butaragerwa hari uburyo ukuntu bigihatanira kuba byabasha kuba bya bihugu byo byigena cyangwa se byigenera ko bibaho uko bizwi cyangwa se uko Afurika yagiye baho imyaka myinshi, ndetse n'abakuru b'ibihugu byinshi mu bihugu bya Afurika bakunze kugenda bicwa cyangwa se bamwe bakagenda bo hari nk'abacishwa. Gusa iyo urebye isi y'uyu munsi cyangwa se isi ya none, ugenda ubona ko hari intambwe cyangwa se hari ibintu byiza uri kugenda ubona biri kugenda bikorwa. Kera ibihugu bya Afurika byabagaho ari nk'ibihugu bigomba gufatirwa imyanzuro, gusa kugeza kano kanya hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika bisa nkaho bimaze kugaragaza umurongo muzima. Rero tukaba tugiye kugaruka hamwe mu kwibanda ku mishinga y'Abarusiya cyangwa se ku mishinga igihugu cy'Uburusiya gifatanije n'ibihugu bya Afurika. Iyi rero akaba ari imishinga karundura abanyaburayi cyangwa se abo mu burengerazuba babone bakajiginywa cyangwa se bikabatera agahinda. Iyi rero akaba ari imishinga tugiye kuganiraho, ari imishinga idasanzwe cyangwa se imishinga ihambaye. Aha turagaruka ku mushinga wa mbere cyangwa se umushinga w'ubufatanye uri hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'ibihugu bya Afurika. Ni umushinga igihugu cy'Uburusiya kiri kujyana n'igihugu cya Angola. Uyu ukaba ari umushinga wo kubaka icyambu gishya kizwi ku izina rya Lobito. Iki cyambu kikaba kiri kubakwa n'ikigo bita Troy Transgaz. Ikaba ari kampani cyangwa se ari ikigo cy'Abarusiya gishinzwe kubaka cyangwa se gutunganya ibyerekeye no kubaka ibyambu. Iki kikaba ari ikigo kidasanzwe cyangwa se ikigo gifite ubunararibonye buhambaye. Iki kigo kikaba giteganyijwe ko kizatahwa mu mwaka wa 2026 ndetse kikazajya cyakira cyangwa se kikazajya cyakira amato atarengeje ibiro 1000. Kikazajya cyakira byibura cyangwa se kikazajya cyakira byibura ibiro 100,000 bya toni by'imizigo igomba kuzajya inyuzwa kuri iki cyambu. Umushinga wundi wa kabiri cyangwa se umushinga wa kabiri mu mishinga rutura ukaba ari umushinga ufatanijwe hagati y'Uburusiya n'igihugu cya Misiri. Uyu ukaba ari umushinga werekeye n'ibyo gutunganya icyo bita nuclear cyangwa se ibyo bita nuclear power plant. Ibi ngibi ukaba ari umushinga biteganijwe ko uzasoza mu mwaka wa 2028. Uyu ukaba ari umushinga igihugu cy'Uburusiya kirimo kirafasha igihugu cya Egypt cyangwa se igihugu cya Misiri mu rwego rwo gufatanya kugira ngo babashe kuba batunganya ibyerekeye n'izi nuclear, ariko ukaba atari nuclear mu rwego rw'ibisasu cyangwa se mu rwego rwo gushaka kurema ibya kirimbuzi, zikaba ari nuclear bazabasha kuba babyazamo umuriro w'amashanyarazi. Ubundi nk'uko bisanzwe cyangwa se mbibukije neza, ku mugabane wa Afurika kugeza kano kanya nta gihugu na kimwe kuri no mugabane wa Afurika kibasha kuba cyakoresha zino mbaraga za nuclear cyangwa se izi mbaraga zo kwifashisha gucanisha bakoresha nuclear. Kugeza kano kanya mu bihugu byose byo muri Afurika nta na kimwe. Gusa kugeza kano kanya igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Misiri bakaba bageze kuri ubu bufatanye, dore ko byitezwe ko ubu bufatanye bugomba kuzarangira baremye iki kigo cyangwa se iki kigo kizagifasha abanyamisiri cyangwa se igihugu cya Misiri kuba cyabasha kwibonera amashanyarazi aturutse muri za nuclear. Ibi ngibi bikazabasha kuba byafasha igihugu cya Misiri, dore ko kizagikuramo hafi gigatoni 5 azafasha mu gucanira byibura miliyoni 40 z'abaturage b'igihugu cya Misiri. Murumva ko ibibazo by'umuriro ni nkaho bizabikemutse. Iki nicyo gihugu cya mbere Misiri kigiye kuba icya mbere mu gukemura kino kibazo mu buryo bwihuse cyangwa se kigiye kuba icya mbere mu kuba cyabatangira gukoresha izi mbaraga za nuclear mu rwego rwo gucanisha ku mugabane wa Afurika. Hakaba hari ibihugu ndetse nk'igihugu nka South Africa cyo bikaba biteganijwe ko mu rwego rw'ubufatanye n'Uburusiya uyu mushinga ushobora kuzakorwa cyangwa se ushobora kuzagerwaho mu mwaka wa 2030. Igihugu nka Ghana nacyo ni mu mwaka wa 2030, igihugu nka Maroc ni 2030, igihugu nka Uganda nabyo biteganijwe ko ari 2030 no hatagiye gihinduka, ndetse igihugu nk'u Rwanda cyo kikaza mu mwaka wa 2050. Undi mushinga hano karundura akaba ari umushinga wa gaze uri uva muri Mozambique werekeza cyangwa se uzabugera hafi na South Africa. Ibi ngibi rero ukaba ari umushinga uzabasha kuba wabasha kuba wakemura ibibazo bya gaze cyangwa se ibibazo by'ibura rya gaze cyangwa se gaze kuba yakomeza kubura. Ibi rero bikaba byitezwe ko igihugu nka South Africa gikunda gukoresha gaze nyinshi cyangwa se n'igihugu nka Mozambique bakundaga kubura ibintu bya gaze. Igihugu cya South Africa kitazakomeza kubura gaze cyangwa se kizabona gaze mu buryo buboroheye cyangwa se butabagoye. Uyu ukaba ari umushinga washoyemo hafi miliyari 2 z'amadolari, ndetse kampani iri gutunganya uyu mushinga ikaba ari kampani izwi cyane, kampani ifite ubunararibonye ndetse
n'uburambe muri bino bikorwa, akaba ari kampani y'Abarusiya izwi ku izina rya Gazprom. Iki kigo cy'Abarusiya kikaba ari cyo kigo gisanganywe uburambe mu gutunganya cyangwa se mu gukora kuri bino bintu. Bikaba byitezwe ko uyu mushinga ugomba gusoza uyu mwaka wa 2024, uyu muyoboro wa gaze cyangwa se uyu muyoboro uzajya unyuzwamo gaze wamaze gutungana. Bikaba byitezwe ko itazajya itwara cyangwa se bikaba byitezwe ko izajya itwara byibura metero kibe miliyari 16 ku mwaka. Umushinga wundi wa kabiri ukaba ari umushinga w'ubufatanye hagati y'igihugu cya Mozambique ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, aho Uburusiya bufasha igihugu cya Mozambique muri no mushinga bigendeye mu bufatanye cyangwa se mu masezerano bagiranye, ndetse bikaba byarabaye ngombwa cyangwa se igihugu cy'Uburusiya abari gutunganya no mushinga cyangwa se abari gufasha igihugu cya Mozambique muri uyu mushinga akaba ari kampani izwi ku izina rya Rosagro. Iyi ngiyi ikaba ari kampani y'Uburusiya ifite uburambe cyangwa se kampani itoroshye mu byerekeye n'ubuhinzi, ikaba ari kampani y'ikimenywa na bose. Ikaba byitezwe ko byibura uyu mushinga washowemo amafaranga ajya kuri miliyoni 300 z'amadolari. Bikaba byitezwe ko uyu mushinga uza gusoza muri mwaka wa 2024, ndetse uyu mushinga ukazafasha igihugu nka Mozambique mu kwihaza mu byerekeye n'ibiribwa, ndetse no kuba igihugu cya Mozambique abaturage bacyo babasha kuba babona umusaruro ukomoka ku bihingwa cyangwa se ukomoka ku buhinzi ukazamuka ku rwego rwo hejuru, ku buryo barwanya ibura cyangwa se kuba ibiribwa byabasha kuba byaba bikeye. Ndetse bikaba byitezwe ko ikoranabuhanga rihambaye nk'iryo kuhira, imashini zihinga ndetse n'izisarura n'imashini ndetse na ububiko cyangwa se aho bazajya babasha kuba babika ibihingwa cyangwa se ibyasaruwe ndetse no gutunganya umusaruro. Ibi byose bikaba byitezwe ko mu gihugu cya Mozambique uyu mwaka biri buze kuza gusozwa bishyizeho akadomo bigendeye ku bufatanye hagati y'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Mozambique. Ndetse igihugu cya Angola nanone gifitanye undi mushinga wundi udasanzwe cyangwa se umushinga wa hafi wa miliyoni 500 z'amadolari cyangwa se miliyoni 500 zashowe n'igihugu cy'Uburusiya mu kubaka imihanda igezweho. Iyi mushinga rero kabiri kwitabazwamo ikigo bita Stroy Transgaz cy'Abarusiya, ndetse bikaba byitezwe ko hazakorwa umuhanda cyangwa se umuhanda uzabasha gukorwa uzaba byibura uri ku birometero birenga 2,000. Uyu ukazafasha abari mu buryo bwo gufasha mu buryo bw'abantu urujya n'uruza, abari abantu cyangwa se ibicuruzwa. Ibi bikazaba byafasha igihugu cya Angola. Ndetse undi mushinga wundi uhambaye iki gihugu cy'Uburusiya kirimo kiragenda kigaragaza ko ari imishinga cyaje kize mu rwego rwo bufatanye n'igihugu cya Afurika cyangwa se n'ibihugu bya Afurika, ni umushinga w'ubufatanye n'igihugu cya Kenya. Uyu ukaba ari umushinga mu byerekeye n'amashuri cyangwa se amasomero y'abana. Igihugu cy'Uburusiya kikaba cyarashoye amafaranga ajya kuri miliyari y'amafaranga y'amadolari. Aya masezerano akaba yarajyanye mu mwaka wa 2020, ndetse igice cya mbere cy'ibikoresho ndetse n'ibindi nkenerwa nk'ibyumba by'ubushakashatsi n'ibindi bikoresho bindi nkenerwa bikaba byaramaze kuzura mu mwaka 2022. Aha twavugamo nk'amashuri amwe namwe yamaze gutunganywa, ibikoresho bimwe na bimwe nkenerwa cyangwa se ibikoresho bimwe na bimwe by'ibanze bikaba byaramaze kuba byahagera cyangwa se bikaba byaramaze kuzuzwa mu mwaka wa 2022. Ndetse aha ngaha akaba ari undi mushinga wundi, ari umushinga igihugu cya Tanzania kugeza kano kanya kirimo mu rwego rw'ubufatanye n'igihugu cy'Uburusiya, bakaba ari umushinga wo kubaka ikiraro ku ruzi rwa Rufiji. Uyu nguyu rero ukaba biteganijwe ko iki kiraro kizaba kiri kuri metero 700, kikazajya kiba ikiraro hejuru bazazamuraho umuhanda uzaba uhuza Kipete na Nezema. Uyu nguyu rero kikaba byiteze ko bizabasha kuba byafasha, kuko iki gice bita Kipete ndetse n'iyi Nezema ni tumwe mu duce duteye imbere mu byerekeye n'ubukerarugendo. Ibi biraro rero no kubaka iyo mihanda myiza hejuru bikaba bizafasha igihugu cya Tanzania, haba ari mu buryo bw'iki, mu buryo bw'ubuhahirane cyangwa se mu buryo bw'uko abantu benshi babasha kuba babona uburyo bwa transport cyangwa se urujya n'uruza rwo kuva ahantu hamwe bajya ahandi, ndetse bikazaba byakorohereza uburyo bw'ingendo mu buryo bworoshye. Ibi rero bikazafasha igihugu cya Tanzania mu gusarura cyangwa se mu kuba cyaronka amafaranga menshi. Undi mushinga wundi twakibandaho mu mishinga y'ubufatanye igihugu cy'Uburusiya cyaje kimanutsemo ni umushinga w'ubufatanye hagati y'igihugu cya Algeria ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Uyu ukaba ari umushinga wo kubaka ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa nk'amastade. Aya masezerano akaba yarashyizwe ku mukono hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Algeria mu mwaka wa 2021. Bikaba byitezwe ko aya masezerano azabasha kuba ibikorwa byabasha kuba byatunganywa mu mwaka wa 2024. Bikaba byitezwe ko bazabasha kuba bakora ibi, ni ukuvuga ngo hazubakwa amastade cyangwa se ibikorwa remezo bizabasha kuba byafasha muri iki gihugu cya Algeria mu rwego rw'ubufatanye. Uyu mushinga ukaba warashowemo hafi amafaranga agera kuri miliyoni zigera kuri 500 z'amadolari. Ibi rero
tukaba twakibanda none kundi mushinga aho wavuga nk'igihugu cya Nigeria kugeza kano kanya nacyo Uburusiya kitigeze gihwema cyabwe kiti natwe mudufashe dukorane. Igihugu cya Nigeria nacyo kugeza kano kanya kikaba kimaze kuba cyabasha kuba cyakubakirwa cyangwa se gifite amasezerano n'igihugu cy'Uburusiya mu yo kubaka ibitaro cyangwa se kuba cyabafasha mu guteza imbere ibyerekeye n'ibitaro cyangwa se ubuvuzi. Ibiro bikaba bihagaze hafi amasezerano ya miliyari zigera kuri 2 z'amadolari. Aya masezerano akaba yashyizweho umukono mu mwaka wa 2019 ndetse ibitaro bikaba byitezwe ko n'ibyo bikorwa byose byerekeye n'ibi by'ubuvuzi bizasozwa mu mwaka wa 2024. Aha rero twaba turi bwibande none ku byerekeye n'igihugu cya Maroc nacyo kitasibye cyangwa se nacyo cyaje kuza kuba cyabashwa cyajyana amasezerano n'igihugu cy'Uburusiya, dore ko baje kuza kuba bajyana n'igihugu cy'Uburusiya amasezerano ahagaze hafi miliyoni 300 z'amadolari. Aya ngaka akaba ari mu masezerano ashinzwe cyangwa se azaba agamije mu gutunganya amazi ava mu nyanja akavanwamo imyunyu, ndetse iyo myunyu ikaba yarabashaga gutuma hari byinshi ayo mazi atakoreshwaga kubera ko aba gifite ingaruka cyangwa se aba ari amazi adatunganije neza bayagira ingaruka ku baturage cyangwa se ku bantu bashobora kuba bayakoresha. Ayo masezerano akaba yarashyizwe ku mukono hagati y'igihugu cya Maroc ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Aya masezerano akaba ahagaze agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari, aho igihugu cy'Uburusiya cyabemereye ko kigomba gushaka uburyo bw'ukuntu ibikoresho cyangwa se ibindi nkenerwa byose bihari kugira ngo babashe kuba batunganya amazi, dore ko igihugu cya Maroc kizwi ku kuba gikora ku nkombe ebyiri ze ku nyanja. Ariko kugeza kano kanya kubona amazi ku baturage ba Maroc, hakaba hari abaturage kugeza amagingo aya ngaya batabasha kuba babona cyangwa se batabasha kuba babasha kwibonera amazi akwiye cyangwa se amazi ahagaze neza cyangwa se amazi ameze neza, amazi afite isuku. Ibiro none hakaba n'undi muhanda mu gihugu cya Afurika y'Epfo, undi mushinga wundi Karundura, akaba ari umuhanda uri gutunganywa cyangwa se imihanda iri kubakwa. Iyi mihanda rero ikaba ihagaze agaciro ka miliyari 10 z'amafaranga y'amadolari ya Amerika. Iyi mihanda akaba ari amafaranga yashowemo mu rwego rwo kubaka imihanda imwe yubatse hejuru igenda inyuranyuranagamo, imihanda ibinyuranyuramo. Ibi ngibi rero uyu mihanda nyuranyuranamo ikaba ari imihanda izafasha mu rwego rw'ingendo cyangwa se mu rwego rwo kuba yafasha igihugu cya Afurika y'Epfo mu rwego rw'uko abantu cyangwa senda uburyo bw'ukuntu ingendo zizoroha. Uyu mushinga cyangwa se iyi mishinga ikazaba ihagaze agaciro ka miliyari 10 z'amadolari y'Amerika.